Voici tel que je le raconterai à une autre échelle ce qu'il y a de si grandiose chez Platon, Kant ou Hegel. Aya ni amagambo y'umwe mu bahanga b'abafilozofe b'iki gihe, Luc Ferry, akaba ari umufilozofe w'umufaransa, akaba yarabaye minisitiri w'uburezi mu gihugu cy'Ubufaransa. Akaba ari amagambo yanditse avuga ati: dore icyo nabwira umuntu w'inshuti yanjye ku bihambaye mu buhanga Plato yavuze, Kant cyangwa se Hegel. Nshuti bavandimwe, bakunzi b'Amateka TV, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza. Nyuma y'igihe kirekire tutabonana, nyuma y'igihe kirekire tudasangira ubuhanga, ubu nongeye kugaruka kandi nisegura mu gutinda. Fete nakomeje gutinzwa n'ikintu abantu bakeya, ntabwo ndavuga benshi, bagiye bansaba cy'uko babigenza kugira ngo bige filozofiya. Filozofiya rero ni ikintu wakwiga kandi ukamenya. Ubwo rero nari ndimo nshaka uburyo twasa n'abatangira tukajya dukurikira bimwe mu by'ingenzi umuntu yagakwiye kumenya muri filozofiya binyuze ku Mateka TV. Rero hari icyo nabonye kandi nicyo ngiye kubasangiza. Yenda dukomeza turebera hamwe les traits caractères de la philosophie mu bihe bitandukanye, iby'ingenzi umuntu yagenda amenya muri filozofiya. Bahaye ikaze rero, nk'ibisanzwe nitwa Mbonigaba Noel. Nabasaba gukora subscribe ku batarabikoze, ndetse n'uyumva bimufashije akaba yabisangiza abandi, akanda share na commentaire zirakenewe kugira ngo umuntu amenye ibyanoze. Karibu rero, ni ku meza amwe tugiye kwicara dusangirire hamwe ubuhanga bw'iki gihe ndetse n'ubwashize, la sagesse d'hier et d'aujourd'hui. Mbere na mbere umuntu yatangira yibaza impamvu ya filozofiya. Ese ni ukubera iki dukwiye kumenya filozofiya? Que fait la philosophie? Icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza. Mbere na mbere, filozofiya igerageza gutanga ibisobanuro by'ubuzima bwiza. Elle propose des définitions de la vie bonne qui ne passe ni par Dieu ni par la foi, où l'on fait avec les moyens du bord en exerçant la lucidité de sa raison et en acceptant sa condition de mortel, sans prétendre à un salut qui passerait par une promesse d'immortalité. Aya ni amagambo wa muhanga nababwiye umufilozofe Luc Ferry yanditse mu ntangiriro z'igitabo cye, avuga ati filozofiya itanga ubusobanuro bw'amadefinisiyo, ubusobanuro ni nka definisiyo bw'ubuzima bwiza, ariko igisobanuro cy'ubuzima bwiza bitanyuze ku Mana, kuko ibyo ngibyo ni inshingano z'iyobokamana, bitanyuze mu kwemera, byose ni bimwe, ahubwo umuntu abikoresheje akabigeraho, akabinyuramo akoresheje ubwenge, la raison, la lucidité de la raison, urumuri rw'ubwenge, kandi ukabikora wemera condition de mortel, wemera ko uri ikiremwa kizapfa, udategereje kuzatabarwa n'isezerano ry'ubudapfa. Iryo ngiryo niryo ryonyine ritangwa n'iyobokamana. Iyobokamana ryemera ko, ritwigisha ko nyuma y'ubu buzima tuzongera tukabaho, ndetse tugahura n'abo twakundaga. Filozofiya rero mu buryo bwayo ikora icyo bita la spiritualité laïque, ni ukuvuga ngo ni ukwemera ariko kudashingiye ku Mana, ndetse na l'osali celeste. Muri makeya ngiki cyo filozofiya imaze. Hano rero tuzifashisha ingero nyinshi z'abahanga bagiye babaho. Dushobora kuva kuri Homer. Homer ni umuhanga w'umusizi w'umugereki wa kera cyane, bavuga ko yari impumyi, wahimbye ibitekerezo byinshi. Hari nk'igitekerezo cyitwa Odyssée, le mythe d'Odyssée. Tukomeze tuzamuke tunyure ku bandi, ba Buddha, ba Jean-Jacques Rousseau, ba Sigmund Freud, ba Jean-Paul Sartre, ukazamuka ukagera kuri Heidegger na Foucault. Ndakeka ku batangizi ntabwo tuzabaho umutwaro cyane wo kubaha les principes za filozofiya, ahubwo tuzagerageza kubahereza iby'ingenzi bikeya mwamenya kuri buri mufilozofe
ku mateka l'histoire intellectuelle, morale et spirituelle. Bivuga ku mateka ajyanye n'ubwenge intellectuelle, imyitwarire, la morale et la vie spirituelle, n'ubuzima bwa roho. Igice cya mbere rero turahera kuri Homère ugera kuri Platon. Homère à Platon. Umuntu yabanza akibaza la naissance de la philosophie. Ese philosophie yavutse gute? Iyo witegereje muri byinshi Platon yanditse, ubona ko filozofiya ye iroroshye kuyumva. Genre littéraire yakoreshaga, uburyo yakoreshaga ni uburyo bwa dialogue, ikiganiro akenshi cyabaga kiri hagati ya Socrate n'abandi bantu. Socrate ari umwe mu bahanga iyi si yagize. Bavuga ko Socrate, Buddha na Yezu aribo bagabo batatu iyi si yagize b'abahanga, kuko nta nyandiko bigeze bandika, nta kintu banditse, ariko ibyo bavuze bo babaga mu buhanga, ntabwo bari bakeneye ubuhanga. Twibukiranye ko filosofiya bivuga, ugabanyije ijambo mo kabiri, ni philosophia. Philos bivuga amour, biva ku nshinga iri mu mbundo yitwa philein. Philos bivuga amour, urukundo, love. Naho sophia bikavuga wisdom. Rero filosofiya ni urukundo rw'ubuhanga, ariko mu buryo bwo kubushakisha. Hano rero wasangaga muri izi discours cyangwa se dialogue Platon yagiye yandika mu bitabo bye byinshi yanditse, wasangaga zibumbiye cyane, zibumbiye kuri Socrate, ariko bakiga ku bintu bitandukanye, harimo la beauté, ubwiza, le courage, imbaduko, la vertu, ndangagaciro, et la justice. La justice ni ubutabera. Platon rero yatekerezaga ko les apparences sont trompeuses, ni ukuvuga ngo ibyo tubonesha amaso biratubeshya. Urugero, iyo ufashe inkoni ukayijomba mu mazi, iyo witegereje neza usanga inkoni yacitsemo, iyo urebye mu mazi ubona yacitsemo. Or inkoni bikiri nzima, ariko kubera ko les apparences, ibintu tubonesha amaso akenshi bikunda kudushuka, ubwo ushobora kwibwira ko inkoni yacitsemo kandi ari nzima. Platon rero muri filosofiya ye yakundaga kuvuga ko yibandaga cyane ko les apparences sont trompeuses. Yatandukanyaga amasi abiri, monde des idées et le monde sensible. Monde des idées niyo monde iri réel, niyo monde ya isi y'ibitekerezo, ni isi nyayo. Naho isi sensible yitubamo ikaba idushuka, trompeuse. Ibi ngibi turagenda tubisobanukirwa au fur et à mesure ko tugenda turebera hamwe filosofiya ya Platon. Gusa mbere na mbere munyemerere tubanze duse n'ababisasira, tubanze duse n'abashinga fondation, noneho mbabwire muri makeya muri icyo gihe, muri iyo epoke ya Platon, uko ubugereki bwari bumeze. Ubwo ni hafi mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yesu. Hari icyo bise rero le miracle grec. Le miracle ni nk'igitangazo cyo mu bugereki, ni ukuvuga c'est-à-dire la naissance de la philosophie occidentale, ni ho hari ivuka rya filosofiya yo mu burengerazuba bw'isi. Abahanga benshi bafata Platon nk'umufilosofe wa mbere wabayeho muri iki kiragano cyacu, ni ukuvuga notre génération. Ubuzima rero intellectuel bwa Athene muri iki kinyejana cya 5 bwari bwiganje cyane cyane mu mashuri. Habaga amashuri menshi philosophique, amashuri yigisha filosofiya. Mbere na mbere twavuga academy. Academy ni ishuri rya Platon yari yarashinze, ubwo twarigereranya na kaminuza y'iki gihe. Hari icyo bita lycée d'Aristote. Iyi lycée ni ishuri Aristote yari umwigishwa wa Platon. Platon nako umwigishwa wa Socrate. Ubu rero uyu Platon amaze gupfa, Aristote yavuye muri academy ajya gushinga ishuri rye ryitwa lycée. Lycée nayo twayifata nka kaminuza n'ubundi. Hari kandi icyo bita école des cyniques, ni ishuri ry'abacynique. Hakaza école des atomistes,
École des Sophistes, tutibagiwe Jardin d'Épicure cyo bitaga Stoa, ngo ni ahantu Epicure nawe yigishirizaga. Ni amashuri menshi yose yabaga buri shuri rifite umurongo ngenderwaho n'iligne directive rikurikiza bitewe n'ubuhanga rishaka kudevelopa. Umuntu yakwibaza rero pourquoi ce miracle grec? Ni ukubera iki iyo filozofiya yavukiye mu Bugereki kurusha ahandi hose hari hatuye ikiremwa muntu? Nk'uko twabivuze rero, ijambo filozofiya etymologiquement urikoreye iyi jambo bivuga amour de la sagesse. Philos biva ku nshinga philein bivuga gukunda, sophia bikavuga sagesse. Hano urukundo rufatwa muri sanse yo gushakisha, comme une recherche ou une quête, gushakisha ubuhanga. Rero hano umufilozofe ntago akwiye kwitiranwa n'umuhanga. Umuhanga, le sage ne cherche plus la sagesse, il habite dans la sagesse et la pratique, et puis il donne la sagesse. Umuhanga we abatuye muri ubwo buhanga ntago aba kibushakisha, ahubwo umufilozofe ni uri gushaka ubuhanga. Ikibazo umuntu yakwibaza rero, kubera iki filozofiya qu'il faut se demander pourquoi ces discours philosophiques, pourquoi cette quête particulière de la sagesse, kubera iki uwo mutima uguma gushakisha ubuhanga. Ahangaha amayobokamana yagerageje gutanga ibisubizo ku kijyanye n'inkomoko ya muntu, agaciro k'ubuzima arimo ndetse n'aho agana. Hano byanyuze kenshi muri mite ubwo ni nk'imigani mihimbano ariko iganisha mu gusobanura ikintu runaka.